Bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ntabwo bemerewe kongera gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umunsi wa rimwe cyangwa se n'isaha imwe gusa. Abo bayobozi biravuga ko abo bayobozi bazajya bahanwa cyangwa se batemerewe kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango yabo yose iraza ko birimwo. Bivuze ko n'abafite imiryango yabo iri muri Amerika baraza kubahambiriza bazanwe mu Rwanda nk'abavuye mu gihugu bahunze. Ni ukuvuga ngo bamwe mu bayobozi barimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame n'abandi bayobozi bandi bari hasi yabo bari buze gufatirwa ibyo bihano byose. Bivuze ko n'abana babo, inshuti zabo, abo bavukana, buri wese wo mu muryango wabo wabashije gukandagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe n'uriyo kano kanya uri kuhiga, wagiye mu kazi cyangwa se kuhatura, abo bose baraza gusubizwa iwabo mu Rwanda kubera ko aba bayobozi cyangwa se ba bene wabo nibo bagiye guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihano ushobora kucyumva ukumva ni igihano cyoroshye cyane kubera ko guciye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku bayobozi kiba ari igihano gikomeye cyane abantu nk'abayobozi usanga bafite imitungo. Usanga abayobozi benshi cyane ba perezida cyangwa se n'ababongereshe abenshi baba baraguze ubutaka hanze y'igihugu cyabo bitewe n'uko isaha n'isaha ibyo gihugu byahinduka kudeta cyangwa se intambara za hato na hato, bakaba bahungira muri ibyo bihugu baba baraguzemo ubwo butaka byabo mu gihe nta kibazo cyangwa se nta makosa namwe ariho mpuzamahanga baba barakoze. Ariko bamaze gufatirwa ibihano bivuga ko niyo mitungo yawe itifatirwa rwose, umutungo wawe nubwo aba ari uwawe utabukiwemerewe ko wagira ikintu na kimwe ukoraho ukoresha cyangwa se kuwutunga nk'umutungo wawe. Icya kabiri, iyo bagufatiye ibihano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo nyine bakakubuza ko nta viza uzongera kubona, bivuze ko uzarinda witaba Imana ugapfa utongeye gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihano Leta y'u Rwanda igiye gufatirwa cyangwa se yamaze no gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo gufata abayobozi bayo bagakumirwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igihano gikomeye cyane. Uri kunyumva kano kanya ushaka kutamenya ibyo ari byo, ariko nibyo ngiye kugusobanurira ngo bwe n'ingaruka zabyo. Kandi kino gihano iyo batangiye gukumira bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'icyo gihugu birimo, bivuze ko ubucuruzi, imigenderanire hagati y'ibihugu byombi biba bitangiye kuzamba. Umubano w'icyo gihugu n'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba bitangiye kuzamba. Hagati y'ubucuruzi bwavaga mu Rwanda bwerekezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burahagarara. Inkunga zavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza muri icyo gihugu zirahagarara. Ubufasha bwa gisirikare bwavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buza muri icyo gihugu burahagarara. Intwaro, ibicuruzi byo kurya, amakawa, abakerarugendo n'abandi, kugeza n'ubwo bamwe mu baturage b'icyo gihugu babuzwa kuza muri icyo gihugu. Ubukerarugendo burapfa, ibintu birazamuka ku isoko ko bisa naho isi iri kugera ndetse n'isi iri kujya mu ntambara, by'umwihariko intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ndetse na Israel ikomeje gutuma ibiciro ku isoko bya esase na mazutu bizamuka. Ku munsi w'ejo bundi nabwo nabonye Rura yarashize hanze bimwe mu bindi biciro bishya cyane bya esase, mazutu ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, byose izamuka ryabyo. Ibyo byose rero ni ingaruka mbi cyane. Bivuze ngo rero bamwe mu bayobozi bamaze gufatirwa ibihano bo mu Rwanda, bibaye uwari we wese no kugeza kuri perezida w'icyo gihugu, ntabwo aba yemeye gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo ibihugu byinshi cyane nk'ibihugu nka Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un kuzamuka muri Cuba kugera muri Venezuela, usibye ko perezida waho yamaze gushimutwa wari ingenzi cyangwa se ubangamiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Iran n'ibindi bihugu byinshi bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko nta muyobozi n'umwe no kugeza kuri bariya bari karimeni bapfuye bose, nta n'umwe wemerewe gukandagiza ikirenge cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko izo viza zabo zari zaravanyweho burundu. Ibyo ngibyo rero ni ibigaragaza imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kandi nuko zishize imbaraga nyinshi cyane mu gufatira u Rwanda ibihano. Bamwe bakibaza impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafatirwa ibihano. Mwibutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibirombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikenewe, kandi bamaze gukorana amasezerano y'uko amabuye y'agaciro bagomba kuzajya kuyacukurayo, kandi ayo mabuye y'agaciro agomba gukorerwa uko bishoboka byose kugira ngo M23 ive muri ibyo bice. Ubwo iby'ibihano n'ibyanga hagomba kuzakurikiraho imbaraga za gisirikare. Bivuze ngo nibizana gutungura ubonye abasirikare batagira umubare, intwaro ziremereye, ndetse abasirikare bamanutse rwose barakaye cyane, barasa icyo bahuye n'icyo babonye cyose, nk'uko biri kugenda muri Iran n'ibindi bihugu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaba ibitero kugira ngo ibyo birombe babivemo ku neza cyangwa se ku nabi. Biravugwa ko CIA, ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwamaze kuvumbura ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20. Abo bose aribo bagiye bigabagabana mu bice byagiye bitandukanye, bagiye bafashwemo n'Abagande, ariko u Rwanda rukaba rwo rwashizemo imbaraga nyinshi cyane. Bivuze ko u Rwanda rubishatse no ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagarara, kandi yahagarara kubera ko nyine ubwo bufatanye bwabyo cyangwa se
ngo guhuza kwabo nyine byaba ari intambwe nzima. Reka twuvuge rero ku by'abayobozi bagiye gufatirwa ibihano, twumve imiryango yabo n'ingaruka bizabagiraho, twumve icyo Perezida Paul Kagame yatangaje ku munsi w'ejo kuri ibi ngibi by'ibihano biri gufatwa, nubwo yatangaje ko ibyo bihano biri kujya ku ruhande rumwe, ariko nanone impamvu mwayumvishije. Reka nkubwire impamvu u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ntagire ikibazo kigira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubutunzi, ifite ibikomoka ku butaka biremereye cyane kandi byiza bigezweho, coltan, zahabu ndetse n'andi mabuye yose y'agaciro musanzwe muzi agezweho ku isoko mpuzamahanga. U Rwanda nta hantu rufite na hamwe cyangwa se nta kilometero n'umwe rufite rushaka kuba rwagabiza abanyamahanga, bikavuga ko ari amabuye y'agaciro n'ubundi u Rwanda rugurisha ngo hirya no hino ku isi nk'uko bivugwa ari amabuye y'agaciro u Rwanda rutunganya ariko ruba rwayasahuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu u Rwanda ruhakana. Muribuka mu nama Perezida yakoranye na bamwe mu bantu, ni mu nama iheruka, ni inama y'umushyikirano ubwo yabazaga amabuye akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo byinjiza mu Rwanda, ariko bamwe mu bahanga bavuga ko ari amabuye yose ya coltan acukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari muri ya birombe bikontororwa na M23. M23 nta soko ifite iri yacururizamwo, M23 nta hantu bafite na hamwe bahatunganyiriza, M23 nta munyamahanga bafite n'umuza kubagurira ayo mabuye y'agaciro. Bikavuga ko rero ngo kuri satellite hagaragaye amakamyo menshi ndetse na za toni nyinshi zipakirwa buri kwezi aba yacukuwe hari yakavanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akinjizwa mu Rwanda ku bw'inyungu z'abayobozi bagiye batandukanye. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugarukaho akantu ko kandi, ndetse twumve n'ingaruka mbi bigiye guhura nabyo. Nyuma mugiye kubana muri kino kiganiro twarifiye akazi kanyu no kugeza amakuru ndetse cyo kumbuye yizewe n'ibyisi yaguhishe. Niba nawe ukunze ibyo ngugezaho ndetse n'ubwenge buri mu byo tukugezaho tunakubwira, kandi buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe kugira ngo n'ubutaha uzarebe ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira akato nakugezaho amasaha 28 ku yandi. Reka mbere ku itangazo ryashizwe hanze ejo na Marco Rubio, akaba umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashize hanze ku munsi w'ejo hari ku wa gatanu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2026. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ku wa gatanu ko zizatangaza cyangwa se zizatangira gutanga zizanga cyangwa se zizarikira gutanga visa ku bayobozi bamwe bakuru bo mu Rwanda mu rwego rw'ibihano bishya zifatiwe ikindi gihugu zishinja ko zarenze ku masezerano y'amahoro arebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko kandi ibi bikorwa by'abayobozi bituma urugomo rukomeza kandi bukanabangamira ituze ry'akarere kose k'ibiyaga bigari. Ibi bihano kandi bishe bikurikira ibindi by'ubukungu Amerika iherutse gufatira ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikare bakuru 4 barimo umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Vincent Nyakarundi, ndetse bashinjwa kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23 kwigarurira uduce turemereye tumwe na tumwe two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Goma, Bukavu na Uvira. Babashije kuhakandagiza ibirenge, ariko usibye ko baje kwavanwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika siho gusa kuko na teritwari za Masisi hari za Rubayane hari n'ibirombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza. Amerika kandi ivuga ko ibyo bikorwa binyuranyije n'inshingano cyangwa se n'imihigo y'amasezerano byemeranyijwe ubwo Perezida Donald Trump yakiraga Washington Perezida Paul Kagame na mugenzi we Tshisekedi bagasinya amasezerano yo kwemerera amahame y'ibyo bagomba gukora. Na bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ntabwo bemerewe kuzongera gukandagiza ubutaka cyangwa se ikirenge ku butaka bw'u Rwanda no munsi wa rimwe. Bagomba bemerewe kuzongera gukandagiza ubutaka ibirenge byabo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi wa rimwe, kubera ko barenze ku masezerano cyangwa se ku mahame bagiranye ndetse no kuba bagomba guhagarika imirwano. U Rwanda rero rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe RDC yubahirije ibyo yasabwe. Paul Kagame niwe wabisubije gutyo. Ati Perezida Paul Kagame yasobanuye ko u Rwanda rushaka amahoro arambye kandi rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe RDC yubahirije cyangwa se yakubahiriza inshingano zayo nk'uko zitanganyijwe mu masezerano ya Washington. Ibihugu byombi byashizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize, ndetse bigarutseho ku mugoroba wo kwa gatanu ku itariki ya 6 Werurwe 2026 ubwo yagiranaga ibiganiro n'abadiplomate ndetse ahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Paul Kagame kandi yagaragaje ko uko iminsi ishira uburenganzira bw'igihugu n'inshingano zacyo mu guharanira umutekano wacyo n'abaturage bacyo bitigeze bihinduka kuri buri gihugu, kandi ko n'u Rwanda rwakomeje kwicungira umutekano. Umukuru w'igihugu yakomeje
yakomoje ku makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yerekana ko atari mashya ahubwo amaze igihe kirekire asa n'ayirengagizwa n'ibihugu bikomeye byakabaye biyafasha mu gutanga igisubizo. Yongeye ko kandi kugaragaza ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umutwe w'iterabwoba FDLR wacumbikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buha ubufasha ndetse ibikoresho ndetse anashyirwa mu ngabo z'icyo gihugu, bituma ukomeje gukora ntacyo wikanga. Perezida kandi Kagame kandi yagaragaje ko ibisa naho uburyo bwo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba asanga busa naho hari uruhande rumwe rwikorezwa umutwaro wose kandi bigatanga igisubizo cy'ukuri. Yasabye ko kandi gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakemurwa n'uko impande zifitanye ikibazo zibazwa inshingano ku buryo bungana. Yakomeje ko kandi yakomoje ko yerekana ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe icyo cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ishize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano y'ibihugu byombi ndetse byashyiriyeho umukono i Washington DC muri Amerika mu Ukuboza 2025. Ati u Rwanda rurashaka amahoro, ariko turashaka amahoro arambye ndetse twakubakiraho ahazaza hacu heza. Turashaka gusiga politike mbi inyuma yacu iteka. U Rwanda rero rwiteguye gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yujuje inshingano zayo nk'uko ziteganywa n'amasezerano ya Washington. Yasobanuye ko kandi ko ayo masezerano areba impande eshatu zirimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Ati kandi kugira impande eshatu muri urugendo hanyuma ugatekereza ko uruhande rumwe ari rwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo, ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aho niho usanga turi aya masezerano ashizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano akeneye kandi bikwiriye n'ubufatanye mu by'ubukungu. Amasezerano arimo kandi ingingo nk'ijyanye no gusigasira ubusugire bw'igihugu no kwirinda ubushyamirane, gusenya imitwe yitwaje intwaro, gushyiraho urwego rw'umutekano ruhuriweho, gucyura impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi, uruhare rwa MONUSCO n'izindi nzego ndetse n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu. Harimo impande zombi zemeranyije ko ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa. Zemejwe gushyira mu bikorwa gahunda yihuriweho no gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba zose z'ubwirinzi bwa CONOPS, ndetse yemerejwe mu biganiro ya Rwanda ku itariki 31 Ukwakira 2024, ndetse zemeranyije kandi ko ubusugire bw'u Rwanda bugomba kubahirizwa hasenywa umutwe FDLR nk'uko biteganywa muri CONOPS. Perezida Paul Kagame kandi yongeye kwibutsa ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizerwa kuko rukora ibyo ruvuga kandi rukavuga ibyo runakora. Yashimangiye ko u Rwanda rwihaye isezerano rwo kutazongera gusubira mu bihe bibi rwanyuzemo, kandi yemeza ko u Rwanda rukomeza cyangwa se rwikorera umutwaro warwo. Ambasaderi wa Zimbabwe mu Rwanda akanaba abahagarariye ibihugu byarwo mu Rwanda, Prof Charles Munyeruka, yashimiye u Rwanda uburyo rukomeje kwimakaza ubufatanye n'ibindi bihugu. Yanarushimiye kandi ko rwabashije kwakira shampiyona y'isi y'amagare agenda neza ku nshuro ya mbere ndetse yari ibereye muri Afurika. Kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye gufatira bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ibihano, ariko ntabwo ziratangaza ko rwose zigiye kuba zafata cyangwa se ntabwo zirashyira hanze amazina y'abo bayobozi. Gusa bamwe mu bantu batangiye kuvuga ko na perezida w'igihugu ashobora kuba arimwo, dore ko ari nawe washizeho amasezerano ku butaka cyangwa se amasezerano ya Washington DC, bikavuga ko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Tuze gusubira n'andi makuru ntihagira ikindi gitangazwa nahita nyikumenyesha.